Wow. Yes. Let's go. Yaraje agisha inama arambwira ati sangiye gushaka nabwo turashaka ibigikora twe twashatse byatunaniye ndamwigisha nabwo ati wabyihoreye arambwira ati yahiye yababutse reka sinakubwira ngiye gushaka ndangije mutekereje ko ntabwo biki gihe babaye abandi nabwo ati genda ubwigere nk'abandi rero reka nkubwire utazakora ikosa ryo kongera kubuza umukobwa ujye mureka agenda ujye mureka yigende kubera ko yumva ko hari ibintu byinshi twagarushije kandi ntabwo iki gihe bisigaye ari ukwimenya kuri buri kimwe. Aha nuko nyine nanjye byarancanze n'amafaranga muze tuganire ayo rima ansigira inote y'igihumbi ngo njye gucuruza agataro muri n'utunyanya n'utu twabagana abiri nawe kamubwiza muri twe nta kintu nta mugabo uzi ko hari n'abantu bifuza gutunga umugabo ngo guhese basi mwijyana uwafite nanjye aranzengereje rero inama ugomba kwihangana umugabo nk'ufite inama nakugira ingo zose ni gukoza wowe emera wihangane nyine abendongora n'itungo kuko niba wasubira iwanyu n'abari abana bangana umva rero nkubwire uwanjye ujye kwanga abendongora n'itungo mba ni ikiga kibereye aho niko madamu ubundi iki sobora ayasobera sobera madamu nkubwire ariko rero maze rero aka gatsiko k'abagore mu rugo rwanjye ntabwo ngashaka oya geza umva nyine twaganiraga n'uyu mumama yitwa Fatuma ariko ntabwo nigeze ngo ndikibwa oya ntabwo wabimbwa mugabo mwiza narinde kuvuga ko uri inyangamugayo reka mbabwire mwe abagore niyo mpamvu mutake ariko mbasuziki niyo mpamvu mutagikora imirimo yanyu mutakicara mu ngo zanyu ubugambo bwanyu bw'abagabo ngabagabo reka mbabwire ntabwo tuvuzisha hasa umesha ndi kukuvuga nabi reka mbabwire mwabagore mwakoze mugashyira amaboko yanyu mugakora ariko turakora no n'inyangamugayo akunda abana ziguhahira wose nubizi uko bigenza ntabwo bizira gusa ndakuvuga nshingiye madahe muraho neza Fati mukomere cyane madahe sheri meze utese reka me nkomeje uri inyangamugayo da buriya rero bazi ngo ntabwo nabumvise ubwo umugore wanjye aramangitse anyereka ko ndi inyangamugayo kandi amagambo yose ntayumvise reka abagore b'igihese ni ukubahahira ntibanyurwa nturiho kwa karenzi se kandi aka kanya nayo iriya mitungo afite yewe mbega abagore aha mana niyibaze